umuntu wagaburiye umuntu w'Imana ntago ari kimwe n'uwagaburiye umuntu utari uw'Imana. Uyu mupfakazi nubwo yari afite agafu ari gakeya n'utuvuta ari dukeya, Bibiliya igaragaza yuko kuva yagasoma akakarya yongeye gukena. Niyongeye gukena, ariko nabyo ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye. Umukozi Imana aramubwira ati, ariko ashobora kuba yariyumvise ijwi avuga ati nuza mubwira akaguhe, nta hantu Imana itagutungira. Ntaho no ku mupfakazi yahagutungira, kandi nubwo bari bike yabitubura. Nta handi ubona bidahari, naho Imana ihatungira umuntu. No muri ibyo bibazo urimo, naho Imana yahagutungira. No muri ubwo burwayi Imana yahagutungira. Gusenga kumanura umuriro, no mu gihe cy'ibibazo Uwiteka arimanukira. Ubwenge bwose bwo mu isi bushingiye ku giti. Ibindi bitabo ntushobora kubisoma kabiri gatatu, reka urabihaga. Uragihaga biba birangiye. Erega ibi ni ibyahumetswe. Haleluya. Ibi ni ibyahumetswe. Ni ibyahumetswe n'Imana. Ibyahumetswe n'Imana. Abantu bamenye ibanga ryacu rero. Habamo ubwenge, habamo ubuhanga, habamo ubumenyi, habamo imbaraga, habamo ubukungu, inama, habamo amahame, ibintu byose umuntu ashaka ubwirinzi. Ibintu byose bisangamo. Uyu mugabo rero uzi ko harimo n'ibyahishuwe. Unyemere tumaze dutinde ku kuntu Imana itigisha umuntu mu butayu, Imana ikamubeshaho, abantu bazi ko agiye gupfa, ariko agakomeza akabaho. Urumva muri izi nyungu. Uyu mugabo imvura yarayitwaye, n'ikime kiragiye, ariko kuko yavuganye n'Imana, Imana imujyanye ku kagezi. Abantu umunigo bahuye nawe w'icyaka ntawe Eliyazi. Yanywaga amazi kandi ngo baramuhize akanarya. Oya, ngo baramuhize. Eliya yari afite abamugemurira bateguwe n'Imana. Yari afite protokole z'ijuru. Yari afite protokole. Yari afite abamuseriva. Batari abana b'abantu. Haleluya, Imana ishimwe. Uzi kubona ibyiyo ntibyakuzaniye inyama, ariko Eliya yari afite abamutegurira, kandi mu gihe cy'inzara, mu gihe cy'amapfa, yari afite abamutekera atababasabye. Umva kubana neza kubana neza. Yari afite abantu bamutekera atabizi. Yari afite abakaranga atabizi. Buriya gukorera Imana rero no gusenga ntako bisa. Reka twatinde. Yari afite abamwarurira atababwira. Imana ikuremere. Imana aho uri. Yari afite abajya kumuhahira, yari afite abajya guteka bagahungiza imbabura. Imana ifite abagutekera, ifite abantu n'amazi hafi yo kunywa. Yari afite agasoko. Yabaga ku kagezi, yabaga ku isoko. Bakabati bwari we nta n'ikintu turumva, nta kintu turimo kumva. Ubundi kugira ngo murumanuke kwari guca agasuzuguro k'abadayimoni n'akabapagani n'akabahanuzi babayari na za dagoni zose. Yagira ngo Imana igukorera ikintu gituma Satani amwara mu izina rya Yesu. Ubundi iyo umuntu yanze ubuntu w'Imana, ubugira ngo umuriro w'Imana umanuke. Kuko kwanga umuntu w'Imana, Kristo kubwira Imana ngo igaragaze muri kano kanya, kugira ngo umuriro umanuka nuko mara abantu bari bapinzeriye. Ariko rero aravuga ati kanze bareke. Bakabati bwari we nta n'ikintu turumva, nta kintu turimo kumva. Ubundi kugira ngo umuriro umanuke kwari guca agasuzuguro k'abadayimoni n'akabapagani n'akabahanuzi babayari na za dagoni zose. Yagira ngo Imana igukorera ikintu gituma Satani amwara mu izina rya Yesu. Bakunzi bagusengarwa, abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi, mwese tubaye ikaze. Ni wa munsi udasanzwe mu kiganiro inyungu ziva mu masengesho. Hanyuma uyu munsi ni umunsi udasanzwe n'ubundi turagarutse kandi ndizera ko mwafashijwe. Twavuze ku nyungu
zihindura ibintu ku nyungu twagiye tuvuga mu buryo bugiye butandukanye. Kandi ari abantu Imana yagiriye neza. Uyu munsi rero simbizi, uyu munsi birakaze. Gusenga kumanura umuriro. Gusenga kumanura umuriro kandi atari umuriro usanzwe, umuriro w'Imana. Umuriro usanzwe, atari umwe mu ziko, atari umwe w'imbabura, aho kuno umuriro wa wundi utwika, ukongora imigambi y'abarozi, uhindura kutwika. Iki kiganiro ndakurarikira kugikurikirana kuko kirahembura ubugingo bwawe. Birashoboka ko uyu mwanya Uwiteka yagira ikintu akora ku buzima bwawe. Birashoboka ko hari indwara zakira kuri wowe. Uwiteka nitwinjira mu kiganiro nubana natwe, hari ibintu Uwiteka agomba gukora ku buzima bwawe. Uyu munsi turavuga ku gusenga kumanura umuriro. Umuriro w'Imana. Umuriro w'Imana. Ubwo abantu babyumvishije. Rero tubahaye ikaze mwese, kandi na Dieudonne tumuhaye ikaze, agubwe neza. Arimo arabikora neza, Imana imumugisha. Emi. Ndakwakiriye. Urakoze cyane. Hajya twivuze. Jeni Imana yararese. Jeni Rutesire Emile. Aha. Emi, ndazi neza ko uzanye amavuta menshi. Amavuta yo ndayafite. Amavuta ndayafite. Cyane cyane iyo nje kuganira ijambo ry'Imana, abahari. Abahari. Nibyo bahari. Kandi nawe iyo nkurebye mbona urimo kugutembaho. Urumva. Ntacyo twashinja Imana. Ntacyo itakoze. Ari umuntu wavuze ngo ntacyo mushinja Yesu. No kuba tugihumeka. Cyane rwose. Ni imbaraga z'Imana. Ndagira ngo ufate nk'abantu batanu uze kubararika, wahereze iyo linki. Hanyuma baze tuganire, dufatanye muri kino kiganiro imbaraga zimanura umuriro. Gusenga kumanura umuriro. Imana igutwikire imigambi ya Satani yose. Amen. Birashoboka ko hari kwirakwara mu nijoro bwacya mu gitondo, impundu zikavuga. Uyu munsi rero tugiye gusenga. Uraza kudusenga dusoza. Reka dusenga dusoza. Tugiye gusenga, hanyuma dutangire. Urabizi ko ari dutangirira. Hanyuma ngiye gusenga, nayo nkubwiye ngo uraza gusenga wowe dusoza. Urumva ibintu byose ngo birasetinze. Biri ku murongo. Biri ku murongo. Ibintu bivuga ku muriro w'Imana. Twaza gufashwa tukibagirwa umuntu uraza gusenga asoza, ariko wowe uraza gusenga usoza, uraza gukongora. Turafatanya dusenge, Imana igira ikintu ikora abantu. Kandi nabyo bikoze ukundi, nabyo bikagenda ukundi, nabyo nta kibazo. Hari umunsi bipfa kuba biri mu mwuka wera. Hari umunsi twakoze ikiganiro n'umugabo bita Nambabazi. Turagikora. Umuntu aturuka hanze ari mu mavuta ati ntabwo nabyihanganira. Hanze y'inzuzi. Abo wa gatatu yinagamo. Anahita akomeza afatira. Nta gahunda mwari mufite. Reka nawe mugani wawe, twe twapanga nk'abantu, ariko ubu wajya kubona ukuntu umuntu araje ati ntago nabyihanganira. Reka ari igihe umwuka weragira gute akabihindura. Nabihindura rero babyakira. Wari wategura icyigisho, wagera ku gatuti hejuru ugiye kubwiriza kigahinduka. Ko ari byo biba kenshi. Cyangwa wicaye ahantu umuntu aba yicaye, hanyuma mu kiyobozi baririmba indirimbo imwe cyangwa ebyiri, icyigisho kigahinduka. Cyane rwose. Ariko ikiza cyabyo ni uko gihindutse, umwuka wera abyiberamo. Aho ngaho ibintu byose wararepese byose biba bibaye impfabusa, usigaye uyoborwa n'umwuka wera. Ngaho senga nurumva bidatangiye guhinduka se. Imana rero ishimwe. Uyu munsi Uwiteka amanura umuriro ugutwikire abazimu bose. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko nta jambo urya uvuga ngo rihere. Waraturinze, urinda Emile, nanjye urandinda. Nushimwe nuhabwe icyubahiro. Turimo turavuga ku nyungu ziba mu gusenga. Inyungu ni nyinshi, twagiye tuzibona mu buryo butandukanye. Gusenga guhindura ibintu, gusenga kuzura ibyapfuye. Twabonye uburyo gusenga kwazuye Zikiya, kuzura abantu batandukanye, ndetse tubona ko gusenga kujya kuzura n'ibyacu bikazuka byari byarapfuye. Uyu munsi rero Kristo twemerere uyu mwanya tugiye kubaho gusenga kumanura umuriro. Uyu munsi umuriro wa Amanuke utwike imigambi ya Satani.
kuko ntabwo umuriro wamanutse ngo ugende ubusa gusa, ahubwo waramanutse ukongora ibyari byaribaye nk'imisozi imbere y'abantu. Turasenga ngo uyu munsi wa none, aya masaha twinjiye mu kiganiro, umwuka wera tuyobore, ushyigikire umukozi wawe, nanjye ushyigikire. Imbaraga z'Imana ziganze, ari urukuba rw'ibyuma no mugereza muri byose. Urakoze Mwami Yesu kubikoze, kandi buri muntu wese udukurikiye nuzumva iki kiganiro kumvira ijambo risubaka umutima we, rizahembura ubugingo bwe. Mwami urakoze, ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Koze cyane. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Yego. Turarisanga mu Bami ba mbere igice cya 18 kuva ku murongo wa 36 kugera ku wa 38. Dusome rero. Ngo ni 39 ahubwo. Dusome. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana ya Isirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Amen. Uwo mwanya ku murongo wa 38 navuga ngo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka, utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu. Mana ishimwe. Cyagikaze. Utwika uwo mukungugu wari wabona wahiye. N'amabuye agashya. N'amabuye n'umukungugu. Ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Amen. Neriya, ariko ahangaha ni ya nkuru ya Eliya. Harimo Ahabu, hakaba na Yezabeli. Ahabu yari umwami, Yezabeli ari umugore we. Ariko Yezabeli yari yaje aza mu Bisiraheli azanye ibigirwamana by'iwabo. Amaze kubizana rero, hanyuma ubwo baba barabyimitse. Ubwo yibwiraga yuko bizasimbura Imana. Ariko mu gihe runaka byaranayisimbuye. Uzi ko bari bafite abahanuzi ba Bali 840 ingahe na Mana yindi y'ingore. Bari barahagurutse. Bari barahagurutse. Ariko Imana yari ifite gahunda yo kubakorera agashya. Hanyuma rero arangije barasenga. Uyu munsi rero dufite gahunda yo kuvuga gusenga guhamagara umuriro w'Imana, bikamara umuriro w'Imana. Turacyavuga ku nyungu zituruka mu gusenga. Iyo umuntu asenze agasenga neza, hari ahantu asenga umuriro w'Imana uturutse mu ijuru ku Mana umuremyi w'isi n'ijuru, ukamanuka kandi yuje uratwika. Ariko se ubundi umuriro usanzwe tuzi uyu nguyu usanzwe, hari igihe tuvuga umuriro w'Imana abantu bakawugereranya n'uyu nguyu usanzwe. Ubundi umuriro usanzwe wo uroroshye. Ntabwo woroshye. Umuriro wose ni umuriro. Yaba uw'ikirunga ni umuriro, waba uw'inkuba ni umuriro, ariko umuriro ni Uwiteka yohereje urya iyindi yose. Icyatanga uyu munsi Uwiteka yohereza umuriro ukogota iyindi yose. Urumva hari umuriro w'inkongi, hari umuriro usanzwe, hari uw'amashanyarazi, hari uw'inkuba, hari n'umuriro uturuka mu butaka. Ugasanga ibirunga birarutse, yose ni imiriro. Ariko umuriro woherejwe n'Uwiteka, uwo uze guhiga, uze no kumwaza abadayimoni. Umuriro usanzwe ubundi unawukozemo no ku gatoki usanzwe urashye. Umuriro wose ntabwo nta muhugira. Nta muhugira n'ibiryo urabiteka. Burya ibiryo nubwo biba tubirya, ariko biba byahiye. Byavuyemo ububisi. Uyu muntu w'Imana
hari ikintu cyatumye asenga kandi turi kuba ku nyungu ziba mu gusenga. Imana ishimwe. Ntabwo umuriro wapfuye kwibandura gusa, ahubwo yarasenze, kandi yasenze abo bahanganye nabo cyangwa se abatumye asenga nabo bari aho. Hari abahanuzi magana baba yari apana b'Imana. Ajya bari magana ane, bari magana inani na bangahe? Magana inani na 50. Ngamunyumve namwe hano hari abahanuzi magana inani na 50 kandi bose bariraga ku meza y'umwami. Icyo gihe basenga hari habaho ibintu bimeze nko gupingana. Ubwo byanatangiye ahubwo urumva Eliya yagize ifuye ry'icyubahiro cy'Imana. Urumva bari baramenye Imana umuremyi w'isi n'ijuru, Imana ya Isiraheli ariyo basenga, barayimenye. Noneho bukeye burya haba ikintu umuntu ukururira abandi. Ahabu umwami akururira abanyayisiraheli, abakururira icyago, akurura ajya gushaka abanyamahanga, ashaka umudamu umugore witwa Yezabeli. Yikorera ibigirwamana by'iwabo arabizana bishyira aho ngaho. Urumva amaze kubishyira aho ngaho abishyiramo imbaraga, ariko uzi ikintu giturutse hejuru kiba gikomeye. Barabisenga ibigirwamana nibyo basenze, habayeho agasigane bigira naho bavoma amazi. Ni nyuma, ariko mbere urumva bazanye ibigirwamana barabisenga, hanyuma baragenda batuna ibwami, hanyuma habaho gutoteza abahanuzi b'ukuri, abakozi b'Imana b'ukuri barabarwanya. Bamaze kubarwanya ntibagenda banabica. Uzi ko hari igihe Eliya yavuze ngo ninjye usigaye njyenyine, urabyibuka? Ngenda shaka ko dusesengura aha hantu abantu bahumve neza. Icyatumye Eliya asenga umuriro ukamanuka mu ijuru, yarahanganye n'igiki? Nako gasuzuguro kose k'ibigirwamana, ibyo binyagwa by'ibigirwamana nabyo byari bihari. Biri aho ngaho. Abo bapfumu n'ubundi biri bita abapfumu. Abo bapfumu nabo bari bari aho ngaho, bari bahari. Haba ibintu byo gusigana. Barabanje umva, ariko reka niba babanze ariko umva inkuru babanze bambaza abayari cyangwa nini abandi barayambazaga. Babanze kwambaza abayari. No abatayambaje buretse ariko reka tubivuge neza. Noneho umva byahereye hehe? Byahereye ahantu Eliya yafunze imvura mu gihugu. Aho ntumva rero, aho ngaho niho byahereye. Afunga imvura arasenga avuga ngo imvura ntizongere kugwa, ngo ndayifunze ngo uzongera kugwa mbivuze. Hanyuma ariko burya Imana ariko ntigihisha abantu bayo. Imana ibona birakomeye, bashaka kumuhitana. Afunze imvura, arayifunze. Hanyuma ayifunze kubera agasuzuguro. Bari barasuzuguye Imana bimika ibigirwamana. Barayifunze n'ikimara gitwara. Iyo abantu bimitse ibigirwamana n'iby'Imana ikoze babyitira ibigirwamana. Nuko bimeze. Hari igihe kijya kigera, urumva kijya kigera ibintu bikadusuzugura, bikazana kandi amaboko bikatuzengereza. Noneho ugasenga bisanzwe, ariko bikaza kugera igihe umuntu amana umuriro w'Imana. Uyu munsi turamanura umuriro. Mu bimwe mu nyungu ziva mu gusenga, hari igihe ibintu binanirana, ugahamagara Imana yonyine ikizira mu muriro, ikaza ikabikongora. Hanyuma birangije rero, ubwo ni inkuru kugira ngo tubashe kubivuga neza. Noneho arafunga imvura. Wenda akibivuga akabibwira n'ahabo, akabibwira n'abari abantu bose bahageze ngo ni imikino, bagira ngo ni ibintu bisanzwe, bumvaga bitazashoboka. Ariko abantu b'Imana basenga
barayitwara. umva bagira imbaraga barategeka burya nta kintu na kimwe kitabumvira. Buriya Emile inyungu ziba mu gusenga nuko mu gusenga harimo inyungu nyinshi cyane. Uyu muntu kugira ngo habeho gusenga kugira ngo agere mu rwego rwo gutwara imvura aba iyo ni inyungu. Umva n'Imana yaramwemeraga ariko buri ahari ahantu usenga ugasenga ukemerana n'Imana. Icyamaga Imana yemera abantu bayo kugira ngo utware imvura utegeke uba bwatubinza rigiye kubarya. Wowe nta nubwo navuze ngo mwumve ko Imana ivuze, yaravuze ngo kubera agasuzuguro kanyu ukuntu mwasuzugura Imana mukimura Imana mukimura n'amategeko yayo guhera uyu mukimika ibigirwamana byamaze imyaka iyo imvura itagwa. Imvura itagwa kubera agasuzuguro. Imvura arayijyana yarayijyanye irahagarara. Ariko nkubwiye Imana igira irinda abantu bayo. Ubanza Imana yararebye igasanga bari buze kumuhitana. Imana iramubwira iti hunga muhungu wanjye hunga. Arahunga ngo ajya ku kagezi kitwa ngo Kereti arahunga ajya ku kagezi Kereti ajya kwicarayo. Ajya kwicarayo. Abantu natwaye imvura bazamitana. Bazamitana. Imana rero aho ngaho Kereti uze kuhatinda yarahageze ahasanga akagezi. Imvura arayitwaye abantu babuze imvura abantu babuze n'ikime. Ariko kuko Imana gusenga haba inyungu ahagiye hasanze akagezi hanyuma akagezi akanywa kutuzi abandi barayabuze ariko nuba ukwirinda abantu bayo. Imana iriyerekana reba abantu babuze amazi icyaka cyabishe kandi ubundi mu buzima busanzwe hari ibintu bishobora kubura abantu bagahita bapfa. Amazi abuze mu isi abantu bahita bapfa. Imeruka yabibaye ugira ngo abantu batera kabiri. Amazi nimba ari ikintu gishobora kubura n'umuntu yabuze amazi ahita arangira. N'imodoka yibuze amazi ihita ishya. Hanyuma arangije urumva ko yabateje amapfa. Yabateje amapfa we ajya guhahira abandi bayaburiye. Imana iragendera Imana yaravuze itari kumva muhungu wanjye ndanezerewe uyu munsi. Ndanezerewe mbonye umuntu duhagararanye muri uyu mugambi. Mana ishimwe duhagararanye mu kundwanira ishyaka. Mana ishimwe burya rero ikintu kizana n'Imana kikazana Imana burya harimo no kwirwanira ishyaka. Ubundi se wagize ngo Imana ntago ntiza mu banebwe. Oya iyo umuntu ari umunebwe niza igihe cyose Imana iza wayirwanira ishyaka ugahaguruka. Niba ushaka gusenga ugasenga umuriro ukamanuka haguruka urwane inkundura usenge kandi utegeke. Nawe zingana na Dieudonné hari ibintu twavuganagaho nababwiye nti Dieudonné ntukemere gutsindwa. Gutsindwa ntabwo ari iby'abana b'Imana, gutsindwa si iby'Imana, gutsindwa ubundi turabatsinze nta nubwo ari iby'u Rwanda. Kibuze n'ukuri ubundi u Rwanda ntabwo rutsindwa. Ntabwo ari iby'u Rwanda gutsindwa mu mateka n'uryo rutsindwa. None wongeyeho no kuba uri umunyarwanda ukaba n'umwana w'Imana. Bakuzi bagusenganwa nta mpamvu yo gutsindwa. Icyo Imana yavuze utarakigeraho, icyo Imana yavuze ugomba kukigeraho mu izina rya Yesu. None urumva umugabo agiye ku kagezi aranyoye. Ese ku kagezi hari ibiryo buri yaryaga ngo ibikona yakimuzanira icyo kurya. Ariko Imana ikwishimire naho inzira zahagarara. Umuntu wese ukurikirana kuri gusengerwa naho inzira zose babona zahagaze Imana ikwishimire ikugeze ku rugero n'igikona cyakugaburira. Erega nubwo turimo kuvuga kumanura umuriro ariko izo si inyungu zose turimo kuvuga. Izo si inyungu. Erega kumanura umuriro se ngo
ni igitangaza kiva mu bidashoboka kikaza kandi bitari gushoboka. Undi kumanura umuriro ni amasengesho usenze abyaye igitangaza, abyaye igisubizo kitari gushoboka, ariko kubera ko wasenze bigashoboka. Turiza kubona ntabwo umuriro uza wenyine, uzana n'Imana. Imana iwuzamo, ikaza igatwika igakongora. Umva rero, eka burya inkuru iryoha kubi. Nkunda Bibiliya. Bibiliya ibamo inkuru, uzi uko ubisoma ukongera ukabisoma ukongera ukabisoma n'ejo ukabisoma n'undi mwaka n'undi 10. Umva, uzi uko utabihaga. Ariko iki gitabo swasomye ibitabo byinshi, iki gitabo kidacuya. Kuri iki gitabo harimo ibanga Imana yashyizemo ibanga. Iki gitabo navutse bakivuga, bakura nk'amagambo y'Imana. Iki gitabo nta muntu ugihaga, kandi n'inkuru zacyo zibamo. Ubwenge bwose bwo mu isi bushingiye ku gitabo. Ibindi bitabo ntushobora kubisoma kabiri gatatu, reka urabihaga. Uragihaga biba birangiye. Erega ibi ni ibyahumetswe. Haleluya. Ibi ni ibyahumetswe. Ni ibyahumetswe n'Imana. Ibyahumetswe n'Imana. Abantu bamenye ibanga ryacu rero. Habamo ubwenge, habamo ubuhanga, habamo ubumenyi, habamo imbaraga, habamo ubukungu, habamo amahame, ibintu byose umuntu ashaka ubwirinzi. Ibintu byose bisangamo. Uyu mugabo rero uzi ko harimo n'ibyahishuwe. Unyemere tumaye dutinde ku kuntu Imana itugisha umuntu mu butayu, Imana ikamubeshaho, abantu bazi ko agiye gupfa, ariko agakomeza akabaho. Urumva muri izi nyungu. Uyu mugabo imvura yarayitwaye, n'ikime kiragiye, ariko kuko yavuganye n'Imana, Imana imujyanye ku kagezi. Abantu umunigo bahuye nawe w'icyaka ntawe riyazi. Yanywaga amazi kandi ngo baramuhize akanarya. Oya, ngo baramuhize. Eliya yari afite abamugemurira bateguwe n'Imana. Yari afite protokole z'ijuru. Yari afite protokole. Yari afite abamuseriva batari abana b'abantu. Haleluya, Imana ishimwe. Uzi kubona ibyiyo ntibyakuzaniye inyama, ariko Eliya yari afite abamutegurira, kandi mu gihe cy'inzara, mu gihe cy'amapfa, yari afite abamutekera atababasabye. Umva kubana neza kubana neza. Yari afite abantu bamutekera atabisabye. Yari afite abakaranga atabizi. Buriya gukora Imana rero no gusenga ntako bisa. Ireka twatinde. Yari afite abamwarurira atababwiye. Imana ikuremere. Imana aho uri. Yari afite abajya kumuhahira, yari afite abajya guteka bagahungiza imbabura. Imana ifite abagutekera, ifite abantu n'amazi hafi yo kunywa. Yari afite agasoko. Yabaga ku kagezi, yabaga ku isoko. Imana inyota. Yaryaga ibihenze, yaryaga akanyama. Azaniwe n'ibikona byateguwe n'Umwami Yesu. Gusenga kumanura umuriro. Ariko hari ibindi byabaye nyuma. Byabaye nyuma, urabizi. Yari ibiryo by'umwana n'iby'umupfakazi. Nuko yarabiriye. Birasa ntibivuga. Yabiriye yashonje se? Oya, ngo hahandi akagezi karakamye. Karakamye imurira aho bita Irama. Zerafati. Ku mupfakazi. Zerafati niwe yamwimuriye. Yamwimuriye Zerafati. Hanyuma maze kumwimurirayo, agezeyo, urumva ati ndashaka icyo kurya, icyo kunywa. Umupfakazi ati ntacyo mfite agafu kurushyi n'utuvuta dukeya. Niwe wamucumbiye agatsima. Ndetse no kuvuga ngo yariye ibiryo by'umupfakazi n'ibyo. Ko umupfakazi nabyungukiyemo. Yarahombye se? Ntabwo yahombye, ariko urumva yavuye aho ngaho. Urumva bijya bigera ahantu ukava ku kagezi kagakama ukajya ahandi. Ariko akenshi abantu iyo gakamye abantu baragwa.
banabivamo. Yemwe bantu b'Imana ko numva tutagiye gufashwa, ariko Imana ishimwe ko umuntu wagaburiye umuntu w'Imana ntago ari kimwe n'uwagaburiye umuntu utari uw'Imana. Uyu mupfakazi nubwo yari afite agafu ari gakeya n'utuvuta ari dukeya, Bibiliya igaragaza yuko kuva yagasoma akakarya yongeye gukena. Niyongeye gukena, ariko nabyo ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye. Umukozi w'Imana aramubwira ati, ariko ashobora kuba yari yumvise ijwi avuga ati nuza mubwira akaguhe, nta hantu Imana itagutungira. Ntaho no ku mupfakazi yahagutungira, kandi nubwo bari bike yabitubura. Nta handi ubona bidahari naho Imana ihatungira umuntu. No muri ibyo bibazo urimo naho Imana yahagutungira. No muri ubwo burwayi Imana yahagutungira. Gusenga kumanura umuriro no mu gihe cy'ibibazo Uwiteka arimanukira. Turakomeje. Hanyuma arangije naho ubwo ni ukuvuga ngo kwa Haba yamaze gufunga bya bindi byose. Urumva ibyakurikiyeho. Umva inzara irabakubita, inzara irabarya, birabacanga. Noneho wa wundi basuzuguraga bavuga ati uzi ko tumutumeho wa wundi twasuzuguraga, uzi ko nawe wifunze. Binashobokeye yuko bitabaje bya bigirwamana byabo bikananirana. Urumva kujya gutekereza umuntu abantu batemeraga. Ubundi iyo bigezeho abantu batekereza umuntu batemeraga, abo bemeraga bose babyanze. Kugira ngo umuntu atekereze umuntu atemeraga, biba bisobanura ngo umuntu abo wari wizeye bose byanze. Bakavuga ati mupfe guhamagara na kanaka kugira ngo Dawidi atabarwe. Abo bari bizeye bose, umuhanuzi ari yizeye, byari byanze. Ariko reka nkubwire, Imana ikora ukuntu kwayo yemeza abakozi bayo. Ari abantu basuzugurwa bagakandagirwa, kandi ari abakozi b'Imana. Ariko Imana inagema akantu. Imana ikunagira, hari ukuntu Imana ijya ibigenza. Hari umuntu warenye ngo ufite uko ubigenza, ufite uko ubigenza Mana bikemera. Iyo itaraza izana igikono. Iyo itaraza izana umupfakazi. Nibura inzira icamo ngo itabare mire cyangwa itabare baresi, nibura inzira igucamo ngo igutabare. Ariko niyo bagupinze igushyiraho imbaraga ku rurimi rwawe, ukavuga ukarema ikintu kitari gihari kikaba bakakwemera. Iyo batakwemera baragupinze, baba bateye gutuma Imana igukoresha. Ubundi iyo umuntu yanze umuntu w'Imana, ubugira ngo umuriro w'Imana umanuke. Kuko kwanga umuntu w'Imana Kristo kubwira Imana ngo igaragaze muri kano kanya. Kugira ngo umuriro umanuka nuko bari abantu bari bapinzeriye. Ariko rero aravuga ati kanze bareke muvoma amazi mumene mu roho mwuzuza. Oya ngo nawe urimo kwiruka. None se ngiye ariko nawe urimo uravuduka siza hano. Kujya hano ndikumva ari kumfasha nyine. Uzi kuri dufite ibintu byadupinze. Reka nkubwire, hari ibintu bigupinga, ikagupinga. Hari igihe abantu bagupinga bakaba ati nta n'Imana agira. Wowe uzi ko unasenga ukavuga n'ubutumwa, bakavuga ati uriya muntu nakararimo arabeshya, cyangwa se urumva arimo araraguza. Babona rero wagiye kubwabwirije bakaba bati bwariwe nta n'ikintu turumva, nta kintu turimo kumva. Ubundi kugira ngo umuntu umanuke kwari uguca agasuzuguro k'abadayimoni n'akabapagani n'akabahanuzi babayari na za dagoni zose, yagira ngo Imana igukorera ikintu gituma Satani amwara mu izina rya Yesu. Umva rero, umva hari aho bigera nubwo nirukasa ariko numva ntari kunkorogosha. Oya nta kibazo, sinakubwiye kuri buze gufasha. Kandi mina nizi ko ndagenda gahoro, ariko ntabwo wagenda gahoro. Ntabwo irimo kuvuga Imana n'umwuka wera birimo, ntabwo ugenda unose wagenda gahoro bikagukundira. None se nta nubwo wagenda gahoro, wagenda gahoro gute?
umurongo turimo urava nkubitira ibindwanya ubu ushobora no gufashwa mikoro ukayishyira mu kwaho ukavuga ntayirimo. wowe nubwo wavuze ngo gusiga kumanura umuriro ngiye mu mwuka nawise nkubitira ibindwanya. kora ahangaha nubwo wawise ngo gusiga kumanura umuriro nubwo ariko twabyise ariko ngiye mu byo bw'umwuka ni nkubitira ibindwanya. ariko umva agasuzuguro. ibyo byose Imana yarabikoze. buriya hari ukuntu Imana ikoresha umukozi wayo. irabikora barabibona barabimenya. noneho ntibigeze bigira inama, bakomeje za gahunda zabo. umuntu afunze imvura barabimenye, aragiye baramushakisha, baramuhize, baramubuze. hanyuma amapfa bamereye nabi, barangije bitabaje na za mana zabo, babona nta kintu zibamariye. aho kugira ngo bikosore basubire mu nzira, bakomeza muri za gahunda. none se uwo gupfa ntabwo yikosora ngo bikunde. ntabwo uzi ko bavuze ngo igice nyine cyumva ihone. nta kuntu bari kwikosora. hari ukuntu n'Imana itsikamira abantu, igatsikamira imitima ikanangira. ntuzi ukuntu yanangiye umutima wa Farawo kugira ngo Farawo bizandikwe muri Bibiliya, byandikwe mu gitabo cy'ubucurabwenge ko Imana yakubise Abanyegiputa. aba nabo yabanangiye umutima kugira ngo mbese umuriro w'Imana uri buze gukubita. byari ngombwa ko umuriro w'Imana uza kumanuka, umuntu wese agahita avuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana yonyine yo gusengwa. ubwo rero nuko n'ibiduhiga byose byigize imisozi, byigize gute birarya birimeye. ntabwo ari uko bifite imbaraga, ni Imana ibitinije kugira ngo izabikubitira ahagutse. ibintu byose biduhiga, ibintu byose ubona byisharirije ku buzima bwawe, ntuzibwire ko ari uko birusha Imana imbaraga. Imana ngo izabikubitira ahagaragara, abantu bose bavuga ngo ni Imana ibikoze, irakubita ikarimbura. ni ukuvuga ngo rero hari n'igihe abantu bikora ibyo bishakiye, bagakora ibyaha uko bishakiye, bagakora ibyo bishakiye, bakibwira ko itabaruzi. ariko ibirimo kubareba igira ngo irebe ko bakwikosora. urabona iyo umuntu akora ibyaha Imana ikamwihorera, akagambana ikamwihorera, akaruga ikamwihorera, agasambana ikamwihorera, akabeshya ikamwihorera, urumva akivuruguta ikamwihorera. Imana hari igihe kwihorera ikubikiye inzigo. tubisoma mu gitabo cy'ijambo ry'Imana muri Bibiliya, muri Yesaya ibice 61 ku murongo waho uhere ku murongo wa mbere ku murongo wa kabiri. niho uzasanga ngo nzazana umunsi wo guhoraho inzigo no guhoza abarira bose. ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mu byaha Imana ikamwihorera, ibizamwereka. muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya numva ariho 61 ku murongo waho. tubarebe tubasoma ariko turahasoma umurongo wa kangahe? ku murongo Yesaya rero Yesaya reba ku murongo waho wa mbere. kandi yantumye ngo umwuka w'Imana ari kuri njye, yego, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. aho hantu ntabwo harangije hose, masome hose se ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, uragira ahantu ku nzu n'umunsi Imana yacu izahoreraho. aho hantu n'umunsi Imana yacu izahoreraho. Ukasomo karangize izahoreraho no guhoza abarira bose. kasino kanemi hariya se ako kantu urashaka ukaririmba. ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. urakoze cyane.
amen urumva iyo umuntu arimo yivuruguta agira ngo ni hari Imana ibika inzigo rakwiborera kwigira nabi umuntu akivumbura umuntu agatuka Imana abantu abarozi bakatuzengereza bakarara bacuragura izamanura umuriro mu isagonda ariko uzi ko hari n'umuriro utubamo nuko abantu batabimenye none se ubundi wagize ngo Eliya yari yavuganye n'Imana kugira ngo umanuke oya ahubwo jya kunuza kuri Zaburi 104 umurongo wa 4 uzi ko havuga bavuga ngo agira abamarayika be imiyaga abagaragu be abagira umuriro waka wumve nuko ngo turi imiriro yaka imiriro turayibizi uzi ko tubamo na bantu umuntu usenga wese unkurikiye igirira icyizere ntabwo ari mama uzakikugirira cyangwa papa wawe cyangwa se bamukorana wowe ubwawe banza wigirira icyizere ko wowe ubwawe uri umuriro numara kwigirira icyizere witegure gukongora uyu mugabo Eliya ntigeze avugana n'Imana atwara imvura yavuganye n'Imana ngo ndakwinginze Eliya amanura umuriro ntabwo yabwiye Imana ngo urumva ngo yambwiye ko yaba ngo nimba ndi umuntu w'Imana Imana inyemera nimba ndi umuntu w'Imana ikigenerwa bikagenda uko umuriro bimenyekana akarayivuze hari ibintu ubundi umuntu usenga ndumva tugomba kubona abantu bagagasuzuguro k'abadayimoni hari ibintu byasuzuguye abantu bakeneye gusenga kujya mu mavuta atwika hari ibintu erega bitavanywe n'umuriro hari ibintu byasuzuguye ababyeyi hari ibintu byasuzuguye abagabo hari imbaraga zasuzuguye abakobwa hari imbaraga zasuzuguye abasore abantu bakwiye kujya mu mavuta atwika amavuta akongora uzi ko no mu Baheburayo uzi ko naho bavuga ko turi umuriro uzi ko ku murongo igice cya mbere umurongo wa 7 nawe ariko havuga none se ntiwari wagira ahantu bari gusengera cyangwa se ntiwari basengera umuntu w'umusazi utari wavuga ukumva bamwivugira ngo ndimo ndashya umurambo w'ikiganza utari wanavuga ngo ndimo ndashya ngo uri kudutwika ni umuriro abantu basenga hari umuriro ubarimo aravuga ngo iby'abamarayika yarabivuze ati ihindura abamarayika bayo imiyaga n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro haleluya abantu b'Imana abantu b'Imana mudukurikiye aha hantu tuhatinde kuko ndashaka ko tuhatinda n'ubu mwuka w'Imana nyine wa muriro n'ubundi uri muri kucaginga aha hantu tuhatinde tubwire Imana buri muntu wese yigirira icyizere amenye ko ari umuriro hari umuriro turimo abantu bataruzi ari ukumanura umuriro ariko hari no guhinduka umuriro umuriro utwika abadayimoni uhinduka umuriro ukawumanura ariko nawe ubwawe wihinduye umuriro ugahinduka umuriro Imana yatugize imiriro ku biturwanya Imana yatugize imiriro ku mbaraga z'amahembe impamvu tudapfa nuko turi umuriro barara bategereze ko wapfa bagaheba kuko uri umuriro bibwira ko indi zaguhitana bagaheba kuko uri umuriro kandi mu bintu bibaho bya mbere umuriro nicyo kintu cya mbere abantu batinya none ubu tuvugana uri umuriro niyo mpamvu Satani atagushobora yashobora guteza akoraho akababwa akoraho agashya Mana ishimwe amen inyungu zo gusenga nuko Imana ijya iduhindura imiriro imbere y'ibigeragezo byacu Imana ijya iduhindura imiriro imbere y'uburwayi ikaguhindura umuriro Imana iduhindura umuriro ihindura umuntu wese udukurikiye imuhindura umuriro ko ndi kumva afashijwe kumva hari utuntu tutagiye kunoza buri muntu wese ahinduka umuriro iyi Kigali turimo Uwiteka ataduhinduye umuriro uzi ibintu bisakuza bihari uzi ibigeragezo Satani ari kugenda azanira abantu uzi agasuzuguro kari ku bantu ariko uzi amadeni ari hano hanze uzi inyatsi hano hanze uzi imibare y'ibihekane hari
uzi za minerivare urazizi, uzi abana b'abakobwa babuze abagabo, uzi abahungu babuze kurambagiza. babibujijwe n'iki? Babibujijwe n'iki? N'iminsi mibi. Iminsi mibi, abadayimoni, abarozi, abapfumu, za karande, ibi bintu byose impamo y'Imana ni ukuri bigomba gushya mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umuriro bigomba gushya mu izina rya Yesu. Bigomba gushya. Hari igihe tujya tuvuga ibintu abantu bamwe ntibabyumve. Twivugiye hano, ariko se mwe abadiaspora muri hanze, mwebwe murorohewe? Mwebwe murorohewe? Aba muri East Africa mwebwe murorohewe? Ukeneye ko Imana guhindura umuriro, urashaka ugashaka ukamara ukwezi utavanye n'umugabo, ukamara ukwezi utavanye n'umugore, ubwo se ukeneye guhinduka umuriro, uracuruza ibintu byose bigashyira mu iduka, ukeneye ko Imana guhindura umuriro. Hano hanze mire dusaba Imana duhindura umuriro. Reka nkubwire, hari ibintu umuriro ujya kumanuka. Eliya ajya gusenga umuriro ukamanuka. Hari icyabaye, ni ukuvuga ngo habayeho kwimika ibigirwamana. Kwimika ibigirwamana bizana mu gihugu, bizana no gukururira akaga igihugu n'abaturage bakirimo. Siko bigenda se? Hanyuma ubwo abantu babaho nabi. Ikindi, umuntu wakoreraga Imana we yabonaga akaga igihugu kirimo, agira ifuhe. Amaze kugira ifu ahagarika imvura. Amaze guhagarika imvura, ntabwo babandi bikosoye. Oya, bakomeje bya bindi, bamuhiga kandi bamuhiga kugira ngo bakore ibindi, ahubwo bamuhiga kugira ngo bamwice. Kandi ahanini yagisanga nk'ubamuhigaga hari icyo yari atwaye. Reka nkubwire, uzi ko hari igihe ukorera Imana, uko ukorera Imana ibibazo bikagusuzugura, abarozi bakagusuzugura, ugahura n'ibibazo, ugahura n'ibigeragezo bitavaho byanze kuvaho, ukazezengera, urakubitwa, ugasenga, urumva, ugasenga yirindwa ukavamo 21 40 bikanga. Utasabye Imana ngo iguhindure umuriro, hari ibyo urumva, ikanga. Hari n'abazimu basuzugura abantu, bigasaba yuko usaba Imana ngo zana umuriro utwike. Imana izana umuriro. Eliya rero niko byagenze. Ageze aho ngaho akomeza kwishahisha. Yakomeje kwishahisha. Hanyuma baramuhiga, ariko ngo aza guhura n'umugaragu wa Ahabu witwa Obadiya. Aramubwira ati urahari n'ukuntu baguhize? Undi ati ndahari, ahubwo ugenda umbwirire shobuja kuko mpari. Ubwo igihe cyari kigize gute cyo kugira ngo Imana yigaragaze n'akagasuzuguro gace cyari kisohoye. Habaho igihe kijya kibaho, kikaho umuntu akaba mu gasuzuguro, ibintu bikamusuzugura, ariko iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Habaho igihe ako kantu gatindeho, habaho igihe usuzugurwa, uwo wabyaye akagusuzugura, inshuti zikagusuzugura, iminsi ikagusuzugura. Iminsi isuzugura umuntu ikanamuriza. Umuntu usubwa n'iminsi uzamubonera mu ishuka, ajya mu ishuka akajya kura nta muntu amukubise. Aba ari iminsi kuvuga ati iyi minsi ndaguhitana. Iminsi ikagusuzugura, abo mwasenganye bakagusuzugura, abo mwakoranye akazi bakagusuzugura. Hashimwe Yesu ko iyo ugize amahirwe ukinjira muri aya mavuta iyo kumanura umuriro, Imana ijya imanura umuriro ugakongora ibyakwitambitse imbere. Uhura n'ibibazo ukabiha umuti wa mbere bikanga, ukabiha uwa kabiri bikanga, ukabiha gatatu bikanga, bigasaba ko imiti ugasenga upfukamye bikanga, ukiriza bikanga, ukajya mu butayu bikanga bikananirana. Ubu abakeneye ko imiti ivanga, ukeneye umuti uruta uwundi wo guhamagara Imana ikizi ikazana umuriro. Hari umukozi w'Imana avuze ati imiti igihe hari uko ivanze ngo ikora ari uko ivanze, ikoranye. Uyu munsi tugiye kuvugutira abadayimoni umuti. Abanyagwa b'abadayimoni batujengereje, tugiye kubavugutira umuriro. None se ugira ngo Ahabu hari icyo Imana itari yakoze, yabohereje amapfa.
kugira ngo ibakebure bave mu bigirwamana byabo no kubyizera banga kumva. Kandi hari igihe abantu banga kumva urari, hari igihe abantu banga kumva. Tugiye kuvugutira baze mu muti. Hari igihe abadayimoni bakwigomba bakanga kumva. Hari igihe abadayimoni bakwigomba bakanga kumva, hanyuma bigasaba ko uhindura imirwanire. Hanyuma arangije rero aragenda amubwira ati mva ntacyo gutwara, genda umubwire ko ari ngiye ko mpari. Yego. Hanyuma aragenda abonana na Ahabu. Bamaze kubonana aramubwira ati rero batumize bose. Batumize babandi bose hatabuzemo n'umwe. Babahanuzi bose. Abayari bo tubahanuzi ni ab'Imana. Babayari babapfumu. Batumize bose bazi. Katwe kubaha izina rye. Hanyuma uyu munsi biramenyekana Imana iyo ariyo. Barazi. Niba ari iyo ngiye ya Bayari cyangwa niba ari Imana yo mu ijuru. Yayindi mvuga. Yayindi nasenze igahagarika imvura. Nibwo biramenyekana. Bimenyekane ko Imana iyo ariyo. Hari igihe tuvuga Imana bakayigeranya n'ibigirwamana byabo. Mfite amatsiko bahageze. Bahageze baraje. Barakora cyangwa bagize ubwoba. Oya baraje. Umwami yagutumira wowe ntuze. Aho umwami yawe hari ntuze. Mwamavuze buriya n'abandi bose bayoborana n'ibisonga bose baraje. Baravuga ati umwami reka tujye kumwereka kuntu turi abapfumu badukaze. Ariko Imana igiye kumanura umuriro uzi ko begeranye. Na Eliya nawe abaraje. Nawe yari ahari. Hanyuma abandi bose bapinze Imana bagapinga n'umukozi w'Imana baraje. Irabegeranya bose baraza. Baraza. Ahantu rero arangije ababwira ati rero ubu ngubu tugiye gusenga. Imana imanura umuriro igatwika igicaniro. Iraba ariyo igatwika igitambo. Igitambo kiba kiri ku gicaniro. Tugiye kubaka igitambo. Hanyuma ikagitwika umuriro ukamanuka mu ijuru ugatwika. Niyo Mana. Ati rero mubanze kuko urumva we yarazi ibyo akora. Ngo bubaka asaba igicaniro bareba. Noneho ya mitima yabo yarayikuruye arayizana. Urumva arayizana burya arimo kugenda bavana hahana. Abavana muri byo bari barimo. Arangije arabegereza. Abegereza Imana. Noneho arangije arasenga isengesho. Nibyo nshaka kukubwira rero. Yasenze isengesho rifite ireme, isengesho rishobora guhamagara Imana gukora. Hari amasengesho Imana yigisha abantu gusenga. Yasenze isengesho rifite intego, isengesho rifite aho riganisha, kandi arisengera aho bamupinga bahari bose yabegera. Arisengera imbere y'umwami. Arisengera imbere y'abapfumu. Arisengera imbere y'abanyabwenge na rubanda. Arisengera imbere y'abayobozi bose. Arisengera imbere y'ubwami. Umva guhesha Imana icyubahiro. Rela umva yarisenze bose bahari. Arisenga bananiwe. Arisenga bayari yabo yabacecekanye. Umva arisenga abarozi bahari. Arisenga abapinga bahari. Ndimo ndashyugurwa kurivuga ko reka tuba yarisenze abarozi bahari. Arisenga abamupinze bahari. Bari bamupinze. Arisenga bamuneguye bahari. Arisenga bavuze ko yakurikiye nta kimaze ibigirwamana byabo aribyo bifite agaciro. Arisenga n'umwami utaramuhaga agaciro ahari kuko niyamuhaga agaciro yari yarahaga agaciro ibigirwamana. Ariko hashimwe Kristo. Uzi ko yabanje no kumubaza. Umva ko yamubaza abami wa mbere igice cya 18 aho ngaho ku murongo wa 17 n'uwa 18 akigera imbere ya Ahabu. Nyine Obadi amaze kumuzana. Ahabu umva agasuzuguro k'abadayimoni, umva agasuzuguro yamaga agaciro k'abapagani. None arangira avuga ngo mbese ni wowe, sibyo? Ngo mbese ni wowe n'umuruho wateje Isiraheli yose. Arimo kubwira kubwira Eliya.
nukuvuga ngo ibyari byahabaye ibyari byabaye byose ntibyigeze bimukoraho ntibyigeze bimuhindura ahubwo umuruho wose yawushyize kuri Eliya ngo niwe wateje ibyaha ntibandamwemeraga hanyuma umvore uko Eliya yamwe umva umuntu urimo Imana uko yamushubije ngo erega sinjye wateje Isiraheli umuruho ngo ahubwo ni wowe n'inzu ya so ngo kuko waretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira bari bararetse Uwiteka bari bararetse Imana bakurikira abayari ariko agasuzuguro kareka amapfa ya leta yabavanamo agasuzuguro bari bakifite agasuzuguro Imana igutunganyiriza ameza mu maso y'abagupinze bari bararetse Uwiteka amategeko ye barayereka yari yararetse Uwiteka afata abapfumu bose bakurikira abayari baravuga ati kariya uzi ko n'ingengo yose y'igihugu tegeza kugabura bari abantu bose 850 ukongeraho n'imiryango yose bose bakarira ku meza y'umwami iyo yose ibyo niyo yari inyatsi none ku meza y'umwami hajyaho uturyo twa feke imbogeri n'udutwi twose oya hajya abantu bakazeyo none utekereza kugira ngo abantu bose bagiye ku meza y'ibwami hajyaho naho cyaba ari ikijumba kigiye ku meza y'umwami kiba cyaze giheze naho ryaba ari iteke naho yaba ari umushogoro ukaba ari ameza y'umwami none tegereza iyo bije yose yo kugaburira ibigirwamana Regabura nabo bari babaye ibigirwamana ariko ibigirwamana byaturira ibintu byinshi Imana gutsindira abarozi n'abapfumu mu izina rya Yesu hanyuma rero injira mu isengesho yasenze abatamwemera baraho ngaho tugana none no gusoza nyine ngo abantu binjire mu gusenga ntibaze kwita uko wasenga isengesho rimano bibabangamiye ahubwo bamenye ngo tugiye gusenga bazimana umva uko yavuze rero yaravuze ngo ngo yegera igicaniro arasenga ati uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana ya Isiraheli kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe bimenyekane uyu munsi bimenyekane hanyuma ngo nyumvira umuntu wagize wisobanukiwe abwira Uwiteka ati Mana nyumvira nyumvira uyu munsi utwumvire uyu munsi wumvira abantu bawe uyu munsi wumvira bababaye badukurikiye bafite ibibagoye byabigize n'isuku bidatakuvaho uyu munsi Imana ikumvire umaze igihe usenga ukeneye ubutabazi Imana ikumvire mu izina rya Yesu umuriro umanuke utwike Imana ikumvire abana bawe bakizwe Imana ikumvire gahunda zawe zemere Imana ikumvire Satani yondoke Imana undi kumva amakuru Imana yumvira umuntu wese udukurikiye umuntu wese n'uzumvira ijambo Imana ikumvire yo ndafashijwe uzi kumuka Imana mwe ngo hari abantu bagiye kutabarwa n'Imana Imana ishimwe uzi kwita iri sengesho utwumvire ubundi ugomba gutereta Imana ukavuga ngo unyumvire urayitereta ariko yarandeteta ngo Mana bimenyekane ko ari wowe ubundi abantu bose impamvu abantu batakuzi ntibari babona Imana yawe ubu ugomba gushaka Imana ku buryo umuntu akumenya akavuga ati uriya muntu akamenya Imana dusenga ko atari bayari kutandukanye n'ibigirwamana abantu batatuzi ntibazi Imana ntabwo bazi Imana yacu babona batugenda bakagira ngo bakabona turasa nabo babona tugenda nkabo ariko uziko no mu rusengero babona dusenga bakagira ngo dusenga kimwe birakwiriye ko abantu basenga buri muntu wese akabangura muntu asenga Imana Imana ikomeye ngo Mana ngo nyumvira Uwiteka ngo nyumvira ngo kugira ngo abantu bose bamenye ko ari wowe Mana ko ari wowe ugarura imitima y'aba bantu aya masengesho yasenze yari amasengesho bavana mu bugirwamana yari amasenge yabw'Imana ngo nyumvira yarazi neza ko igitangaza Imana iraza gukora umuriro ukamanuka mu ijuru imitima y'abapinzi irahita igaruka kandi koko Imana idutaba Imana ikorera ikintu gifatika abantu batavuga ati Imana irahari ikintu nako n'Imana nayo nta kuntu itari kumukunda
reka nkubwire uzi ko Eliya yari atandukanye na ba bantu b'uyu munsi. Uzi ko ari umuntu uvuga ati ngewe igitangaza ntanga muze mbaho ibi ngibi ngenda komeye. Uzi ko yankabungu abavuze ati mva muze hano mbereke muze ukuntu marura umuriro murebe ukuntu bigenza ndatanga umugisha ndabaha amafaranga muze murabona imodoka ko umuntu ari gusenga avuga ngo ndaguha umugisha ngo ndaguha akazi ngo nguhesheje akazi ayiwe yaravuze unyumvire bimenyekane kuri Imana. Nimba hari ibintu reka dukebure n'abakozi b'Imana bose dukurikiye mwese kuri Imana bazatumva ndetse imitima yawe kugarukire kugira ngo Imana igitangaza n'Imana igomba kukinjoyinga ntabwo ari wowe kuko niyo ukora ntabwo ari wowe. Abiki gihe mere yo ahita avuga ati nguhaye urubyaro guhesheje akazi aruvanyeza banaguhesha akazi muri stock y'urubyaro bafite mu bintu bituma Imana isezera abantu igahunga. Iyo umuntu atangiye kwitiza ku by'Imana reka nkubwire iyo usenze ukasenga neza Imana ukayivuga neza ukamanira icyubahiro cyayo ukayereka ko ibyo ugiye gukora ari mu nyungu z'ubwami bwayo ari mu nyungu z'icyubahiro cyayo. Imana iraza ikamanura umuriro kandi iwumanukamo ikaza ikongora Imana igiye guca bugufi nk'uko Eliya. Ni ukuri icyaduha Imana igiye guca bugufi abashumba abakozi b'Imana abahanuzi ni ukuri baca bugufi ababwiriza butumwa turabinginze muca bugufi icyubahiro ni Uwiteka. Ni ukuri yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana kari we Mana munyumvire. Ntabwo yavuze ngo bimenyekane ko ni umukozi w'Imana ko ni igihanganye ko nkomeye. Icyaduha Imana idufatira amaboko nimba hari ubundi nanjye mbwira abantu n'ubu umuntu ari gusenga gutyo ngo bimenyekane ko ngo nkore igitangaza uzahita useza uzabituma umuntu nawe uhari ngiye tuhita tubipfa turayipfa rwose. Iyo usenze ugatangira kwishyira hejuru ukagagaza ko ibitangaza niyo ushaka unabikora uzura abapfuye ariko nubyiyitirira uzahita tubipfa ngewe ntago oya byarangiye wabyishe umuntu aba yateze wabyishe uzabikora umuntu azuke wenda abeho ariko nta gihembo utegereje. abarasenze ngo maze gusenga rumva icyabaye wenda bari dusohoreza kugira ngo abariho dusohoreza ukuntu biryoshye. Dushobora no kumara n'amasaha ngayo turimo kuvuga Imana imanura umuriro kandi n'ubundi gumanure irawumanura hanyuma uko byagenze rero umva ngo uwo mwanya nta gihe cyaciyemo nta gutegereza nta kwikebagura uwo mwanya ngo umuriro w'Uwiteka ntabwo ari uwa gaze ntabwo ari uw'inkwi umuriro nta nubwo ari uw'amashara nta nubwo ari uw'amashanyarazi ngo umuriro w'Uwiteka utwika igitambo cyoswa ngo n'inkwi wumve n'inkwi n'amabuye n'umukungugu buri kintu cyose cyarahiye byose birasha. Ntabwo ndarangiza uravuga nyuma ngo ukamye n'amazi yari mu ruhavu yose ukamye nayo bavomye umva umuriro w'Uwiteka Imana ishimwe umuriro w'Uwiteka uzi utwike buri kibazo cyose umuntu wese afite ikibazo cyose kindiye umusozi ikibazo cyose cyananiranye mu izina rya Yesu. Ikintu cyose gituma abantu badashyikira abantu batinjira mu masezerano abantu batabona ubuzima buzima abantu basuzugurika abakozi b'Imana basuzugurika ubwoko bw'Imana busuzugurika mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana uzi ukongora ibigirwamana byose nimba hari ikintu dukeneye nimba hari ikintu isi ikeneye nimba hari ikintu itorero rikeneye rikeneye umwuka wera rikeneye umuriro uko umanuka kandi umuriro turawukeneye ngo umuriro uramanuka uratwika n'amazi yose urayakamya uratwika ibintu byose ubundi amazi ntazimya umuriro se uratwika ibiti byose ubundi amazi azimya umuriro uratwika n'amazi ariko umuriro w'Imana ntuzimya uratwika n'amabuye ntabwo amazi awuzimya uratwika n'umusenyi
Imana ishimwe, ikintu cyose kirashya. Bapfumu bose bareba, abamuneguye bareba, abamusetse bareba, nubwo bamusekaga ariko bagiye gushyira amavi hasi, bagiye kumenya ko hariho Imana. Hanyuma rero umva uko byagenze, ngo maze bose, ngo maze abantu bose n'abapfumu bikomaga ku gatuza. Ngo abantu bose ntibavuga ngo abapfumu bavuyemo, n'abapfumu n'abarupinzi bose ngo barangije, ngo abantu bose, maze abantu bose yego babibonye bikubita hasi bubamye bose. Ubwo n'umwami ntikubise hasi, baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Uyu munsi Imana imanura umuriro bikongore buri kintu icyo ari cyo cyose, ku buryo barupinze babandi bavuga ngo Imana yacu iri hehe, Imana y'abasenga iri hehe, Imana y'abakozi b'Imana iri hehe, bamenye ko bace bugufiya, bamenye ko gusenga kujya kumanura umuriro, Imana ikaza bigakongora ikintu icyo ari cyo cyose, gusenga ko Imana yacu ifite amaboko. Nijya ngo tubwirane ngo gusenga ni kumanura umuriro. Wasenze menshi, wizeye abantu, ariko hari icyo wakora muri amateraniro, hari icyo wakora muri uyu mwanya, hari amasengesho wasenga. Banza uce bugufi umutima wawe, banza wisuzume umutima wawe, banza ufate imbaraga zawe, ufate ubwenge bwawe, ufate ubuhanga bwawe, byose ubyegurire Yesu Kristo. Banza wowe ubwawe uce bugufi, ubure mu maso y'Imana haboneka Imana Data. Nimba ukeneye ko Imana iza mu buzima bwawe, banza uce bugufi ubwire Imana ngo bimenyekane. Nimba ukeneye itsinzi y'Imana, ca bugufi umutima wawe ngo Mwami bimenyekane ko uyu munsi ari we Mana. Eliya yasenze isengesho rihesha Imana icyubahiro, rituma abanyamahanga bamenya ko hari Imana, rituma abapfumu n'abakonikoni bamenya ko hari Imana, rituma n'umwami amenya ko hariho Imana. Kandi iyo mpamvu amasengesho yasenze bikemera, harimo guca bugufi cyane, harimo guca bugufi, harimo guhagarara ku iyo wamenye. Yayihagazeho arabwira ati nimwambazi yanyu, iyanjye nyifitiye icyizere. Nagira ngo nkubwire ngo gira icyizere Imana wamenye, gira icyizere, tugire icyizere Imana dusenga, ko ari Imana ibasha kumanuka no mu gihe cy'amakuba, ibasha kumanuka no mu gihe cy'ibibazo, ibasha kumanuka no mu gihe iyo itaza Eliya ari kujya hehe. Haleluya. Iyo itamanuka muri kiriya gihe, aba banyagwe yari kubakizwa n'iki? Bari kumumira bungura. Iyo itamanuka muri kiriya gihe, hashimwe Imana itajya idutererana mu gihe cy'amakuba. Amen. Bekosika. Iyo itamanuka imanuke muri kiriya gihe, yabavomesheje amazi, yabirije umunsi, yanabigambyeho, bari kumutura agahinda kiyabo yabasuzuguye. Iyo itamanuka umwami yari kumukiza, bari baranamubuze, baramuhiza ngo bamwice, baramubona, bari bamubonye. Itamanuka ko bari bamubonye, ko yari yarabakomesheje, yarabateje icyaka, yari kubakizwa n'iki? Yemwe muntu wese udukurikiye kuri gusengarwa, ahantu uherereye mu mahanga, aho uherereye hose, gusenga ni kumanura umuriro mu buzima bwawe, gutwika imbaraga zose zagutwikiriye. Lelayi, gusenga kumanura umuriro, gutwika imigambi ya Satani iri mu ngo zacu. Amen. Abantu bakira ubuhanuzi. Amen. Nimo n'ubuhanuzi. Imana ishimwe. Gusenga ni kumanura umuriro, gutwika amadeni ari mu buzima bwawe. Amen, amen. Hari amadeni ari imbere y'abantu. Gusenga ni kumanura umuriro, gutwike imbaraga z'inyatsi ziri ku buzima bwawe. Gusenga ni kumanura umuriro, gutwike imbaraga z'inzingo ziri ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu. Turahanura ubuzima bwa muri aya materaniro. Gusenga kwatumye
bahindira imishyitsi, bikubita hasi barumama. Harageze ko ibikurwanya byose byikubita hasi bikamenya ko hariho Imana wakurikiye. Harageze ko ibikurwanya byikubita hasi bikamenya ko hariho Imana wase. Mu izina rya Yesu duhamagaye umuriro utwika buri kibazo cyose umuntu afite. Bari bafite imbaraga ariko hatavuyeho n'umwami. Ibi byose bishye mu izina rya Yesu. N'umwami ahari bose, bahari n'abanyabwenge bose. Gusenga kwatumye kwatumye bose bikubita hasi bubame. Baravuga ngo izacu zikozwe n'isoni, iya Eliya niyo Mana yo gusenga. Haleluya, haleluya. Imana nimanura umuriro utwika imbaraga z'abakonikoni bitambitse mu gipangu iwawe, baritambitse mu bana bawe, baritambitse muri bizinesi yawe, baritambitse muri mariage yawe, baritambitse mu ivugabutumwa. Abarozi baritambitse bashyiraho akadomo, baravuga ngo ntuzaraharenga. Ariko muri aya materaniro turimo, imbaraga inyungu ziba mu gusenga, ndumva umuriro w'Imana umanutse. Amen. Mana ishimwe. Mana ishimwe. Ngo baravuze ngo uzapfuka, ngo baravuze ngo ntacyo uzimarira, ngo baravuze ngo usigara izuba rimwe, ngo baravuze ngo nta gaciro uzagira. Akira imbaraga z'Imana zihindura ibintu. Gusenga kumanura umuriro. Uzi ko ari akantu tutasomye, iherezo ry'aba bapfumu ritabaye ryiza. Eliya yarabishe. None se wagasomye? Yarabishe. Ako kantu ntabwo twakihangana. Ariko se tuzagasome tugarutse. Tuzavuye ku rupfu rw'abanzi bacu tugarutse. Uburyo gusenga kwica abanzi bacu. Uzi ko ibyo tuzagarura tuvuga uburyo gusenga, inyungu zo gusenga, Imana igitwikira abanzi bacu. Ahubwo ubwo niyo topic y'ubutaha. Topic y'ubutaha turararitse, tuzasenga tuvuga inyungu zo gusenga, Imana igitwikira abanzi. Tuzabona abantu muri biri Imana yagiye yikubitira abanzi. Ariko uzi ko burya hari ibintu utabona umwanzi akiriho. None kandi buriya tuzabyibuta. Imana ishimwe. Umva muntu nkurikiye wese, mubyeyi nkurikiye, mugabo nkurikiye, musore nkurikiye, gusenga ni gukongora imigambi ya Satani ku buzima bwawe. Gusenga ni gukongora umuriro numanuke. Hari imbaraga zari zarafatiriye abana bawe, hari imbaraga zari zarafatiriye akazi kawe. Gusenga umuriro numanuke mu ijuru, utwika izo mbaraga z'abakonikoni. Abakonikoni barahari, abarozi barahari, abapfumu barahari, abazimu barahari. Bazi ko utazatabarwa, ariko ugomba gutabarwa bakabona ko hari Imana wasenze. Elela sharabo ndetse n'umuryango wawe n'abakuzi bazi ko byakurangiranye, bazi ko wataye ubwenge, bazi ko nta gaciro ufite, bazi ko nta hazaza hawe, bazi ko nta byiringiro ufite. Ariko Imana ya Eliya na n'uyu munsi niyo Mana turimo. Ijambo ryatubwiye ngo gusenga kuduhindura imiriro. Gusenga kwawe ni guhindura umuriro, utwika ikibazo kikuri imbere. Amen. Amen. Gusenga kwacu kuduhindura imiriro, ngo kwatugize imiriro. Imiriro yakatwika. Ni none uyu mwanya turahanurira ubuzima bwawe, turatangariza ubuzima bwawe, wakire izi mbaraga. Gusenga ni guhindura umuriro mu kibazo wari ufite. Ikibazo icyo ari cyo cyose ni gikongorwa n'amavuta ave mu gusenga. Uyu mwanya wano gusenga guhindura umuriro. Ndagira ngo dufatanye nawe gusenga. Ndagira ngo dufatanye nawe mu gusenga. Ndagira ngo dufatanye nawe, muyobozi udukurikiye, mubyeyi udukurikiye, munyeshuri udukurikiye, mugabo udukurikiye, mukobwa udukurikiye, mubyeyi udukurikiye, musore udukurikiye. Gira ibintu uhinduka umuriro. Turahana ubuzima bwawe. Satani nta burenganzira afite. Ndagira ngo dusengeme, tuzamure twe dusenga, dusengera abantu b'Imana, natwe twisengera, tubwire Imana ngo Mwami twika. Mana mu izina rya Yesu, Yesu. uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye.
uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. icyubahiro ni cyawe no Ilela la shala bo eleo da ende kosi kadro. uri Imana hejuru Uri Imana ikora ibikomeye. uri Imana Ibigirwamana byose byari biri imbere y'ababyeyi. Amarozi yose yari imbere y'abakobwa, amarozi yari imbere y'abagabo. Lela la bango ende kosi. Turategetse ngo umuriro mu ijuru umanuke, utwike imbaraga z'abakonikoni, utwike imbaraga z'abarozi, kubita ibiri mu miryango yacu, kubita ibiri mu buzima bwacu, kubita ibiri mu itorero, imbaraga za Satani, imbaraga zose z'umwijima, utwike ibigirwamana byose byinjiye mu buzima bwacu, ibigirwamana byinjiye mu buzima byinjizwe mu bwacu, gihugu, byose bitwike mu izina rya Yesu Kristo. Kuba imbaraga zose z'umwijima, ibi byatwitambitse byose, umuriro wawe nuze ubitwike, bituma tutagira aho tugomba kugera. Ibi byose n'ubitwike mu izina rya Yesu Kristo. Tumanura umuriro wo mu ijuru, umuriro w'Uwiteka, umuriro uva mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Buri kibazo cyose umuntu afite turagitwikisha umuriro w'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino ukize ubwoko bwawe, ngwino utabara ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uko watabaye Eliya agasenga umuriro ukamanuka, reka muri kano kanya umuriro wawe umanukire buri kibazo cyose kiri imbere y'ubwoko bwawe, kiri imbere y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zituzengurutse, buri wese abone ubuntu bwawe, imbaraga zawe nizigaragare mu izina rya Yesu Kristo. Abibaza ngo Imana yacu ni hehe, reka uyu munsi bigaragare, reka uyu munsi bimenyekane kuri Imana yacu, Imana ishoboye, Imana ifite imbaraga, Imana ikuraho buri cyose Uwiteka kitanogeye ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka Uwiteka kugirira neza ubwoko bwawe, ugaragare kandi utugirire neza. Twika insingo, twika ubugumba, twika amashari, twika agambane, twika bela enela la lasha, ibyaha byose byabase ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Twika ubusinzi, twika ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Iyo urubyiruko rwacu ibi byose bitwike mu izina rya Yesu Kristo. Ibyataka igihugu cyacu ibyo byose utwike mu izina rya Yesu Kristo. Utwike ibyataka itorero byose bitwike mu izina rya Yesu Kristo. Turamamaza amahoro, turamamaza umunezero, turamamaza ubuzima buzima, turabyatuye mu izina rya Yesu Kristo. Ugire neza ubwoko bwawe, gira neza abana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese umugiriye neza, buri wese nabone presence yawe, nabone imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka buri wese amenye yuko mu ijuru hari Imana isubiza, igasubirisha umuriro, umuriro ukongora, umuriro utwika imbaraga zose z'umwanzi mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, tugushimiye kuri kumwe natwe, icyubahiro ni cyawe, tugushimiye kuza natwe, tugushimiye ko dufite umugambi mwiza. Urakoze mwami ku byo dukoreye, uhabwe icyubahiro mwami, kukongoye ugatwika ibiduhiga, ugatwika imbaraga z'abakonikoni. Urakoze mwami kuturengeye muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Niwifuza kutuvugisha cyangwa se inyunganizi, uzabona nomero zacu kuri iyo screen cyangwa se kuri channel uzahita uzibona. Ukeneye gusengerwa by'umwihariko, ukeneye kugirwa inama, uzabona nomero zacu, uzaduhamagara kandi tuzi ko Imana izabana nawe. Kandi umenye ko hari ibyo Imana itwitse mu buzima bwawe kandi bitazongera. Ntabwo abapfumu n'abakorerwa ntibongeye, ibyabo byaribagiranye. Tuzabivuga mu kindi kiganiro. Ni ko Uwiteka gukora igitangaza. Umugisha w'Imana tuvuge ngo babeho. Bye bye.